Jesse nshobora kwa ngo tubanye sibyo tubanye ugatuka kuri ubukwe bitugahinda tutararyamanye bitugahinda mwijoro rero tugiye kuryama umva wapi gute se wumva wapi kumva nta bobere ntaki umuntu ni none se reka nkubwire rero ibyo ngibyo byazatuma abo bakobwa batagira ububobere n'abahungu batazi kubikora batazashaka nde nago nabana n'umugabo nabanze tuzabanze gukora vase nibishoboka nabanze kumva uko nameze ntibishoboka gutiki aho kujya ngenza acima umugabo wanje cyangwa we ahanje none se kubana bivuze ngo mubanze muryamane mbere koko ibyo ntabwo bishoboka rwose ari ibyo ngibyo ntabwo bibaho ngo imibonano ituma urugo ingo zisenyuka ni ukuri kandi ese imibonano niyo yubaka urugo ego none aho giye akamaze kubaza nimba iwacu nabaga muri etage sibyo imijya inywa mise umugabo n'uwiki utanga avance nge nta kintu bintwaye kuko rimwe biragufasha bigufasha kuba ko ngenza abantu bagiye bubaka kubera ko yatanze avance ugasanga atanze avance neza bara mu gitondo save the date save the date se kuvuga se itariki y'ubukwe nyine umwana akimara gutanga itariki y'ubukwe ubwo zerekere ikirembe iyo gihari kiguma kwa nyina tubwizanye ukuri ntabwo gihari ikirembanzi kiratereta jihad no nge kigeze kuntereta ariko nari mbiswa ari kiremba aranetera nambwa ati gose humura nge ndagukunda pe atuzansure kandi bebe biganira sha ibintu by'imibonano abantu kumva n'umuntu urenze ndambwa ati nge nzagusura duhura mu mujyi turasangira turarya dutega moto ngiye kujya kumusura ugiye kumuha yene ngiye kumusura ako nari mbiswa ari kiremba ari tugeze kuri ari cyo gukundira ntabwo cy'ukuri ku ruhande nari mbiswa ari kiremba aho mushaka kumeze uno muntu ibintu ari kuvuga ari ibiki giye twatutse mu wari ubizi ko ari kiremba gute kandi utaramuha hari abashuti banye bese babivuga none se kuki abashuti babakubwira amagambo urumva batarashatse kuguteranya naho guneranya wasanze ari byo byabaye twabaye mu gifata moto ngiye kumusura tugeze kuri 40 ashika rwa mashika yari yabagahe ngo nyisisenye ku munsi ziri gupfa ikintu cyitwa imibonano sibyo imibonano y'iki byangeje ubundi nabonye umukecuru imyaka 40-50 urumva aparitse ku muhanda yinjiye muri gobyori agiye kuraga nko imyaka 25 ngo ngwiki none se kutatanze amakuru cyangwa nibyo wikuriye mu mutwe wawe uruse yiki ashingiye ku bimenyetso ngo umukecuru afatishwa se niki na leta yamufashe se kuko bamuhana oya yari ubwumvikane ibyo bita bapfubuze se ubizi ko umuntu atanga avance mbere ko akora ubukwe ngo ngwiki kana kafashwe ku ngufu ejo twabona ngo umuntu ngo yatanze inkwano ubukwe ni burapfuye aragiye bamwe umugeni umuhungu n'umukobwa ejo ngo bateye amavi mu gitondo ngo byave mu muhungu ngo yarahubutse ugasanga ibintu nk'ibyo ngibyo je ndamutse ntanze inkwano babakanye mu mugeni cyangwa tukangana cyangwa ibiki byose bangarurira inkwano yanjye ibyo byo mirumvikana uyu munsi nshaka ko tuvuga ku kibita ngo ni gutanga avance ariko rero mbere yuko ukora ubukwe cyangwa nk'urugero oya ibyo byo ntubivuge ibyo ntubizane ntabwo bishoboka nubwo bibaho ntabwo bibaho ntutuzanire ziriya filimi zawe ujya ukina never akogeye kamaze nk'ubyo ntabwo waryamana n'umuhungu mutarabana nisubwo byo bibaho nisubwo ibyo ngibyo bibaho reka ibyo bya vase utagiye kuzana n'ibiki hano katugiye inama abanyarwanda urashaka gushuka abakobwa b'abandi sindi kubashuka uzi impamvu ingo zisenyuka ubu ngubu kera ba mama ntabwo ibyo bintu babizi sibyo ubu ngubu iterambere ryaraje abantu bareba amafilimi yandi ukoza soni urukumva ukamenya uburyo uhenge ku muntu uburyo umutambika sibyo aka kanya umugore umaranye n'umugabo imyaka 50 cyangwa 20 uburyo uhenge iki hakuno mukobwa none usi ikigeragezo banzane uyu munsi nimba umuntu
afite amaze imyaka 20 cyangwa 30 yubatse ibyo bintu akaba atangiye kuri izo filime ubu ngubu kira ntabwo yajyaga azireba ni hahandi usanga umugabo yifuje kuryamana n'umukobwa imyaka 20 uko umwana imyaka 20 arabizi sibyo ugasanga umusaza muri ukanga ashaka kuba mukobwa ari ubwire ngo ukora ibikori kuko umugore mubanye imyaka 20 ntabwo ambwira ngo mada ngo gira gutya utari mubwiye muri iyo myaka wamumenye mwakomeje bwa buzima mubayemo ubuzima bukenderera n'ubundi ko byose ari cyo cyaki iterambere akizi iterambere se ushaka kuvuga n'iki no gusenya urugo se iterambere ni yatumye nimba umugabo wabasanga usuka ibintu bireshya gutya bigera mu ntege urashaka kumbwira ko azakubwira ngo usuke tugera ku maso gute nibyo nkubwira ngo aka kanya iterambere ikintu rikoze cyatumye aka kayo utambaye merci pare cyangwa bonjour pare ukabambaye no ngofero iterambere surizanye no gutanga vase byo ngibyo biri ibintu bitabaho ngiye ibyo bintu ntabwo bibaho niba hari n'umuntu bikora do ingo nyinshi zisenye ku munsi ziri gupfa ikintu cyitwa imibonano sibyo imibonano y'iki byangeje ubundi nabonye umukecuru imyaka 40-50 ndikumva aparitse ku muhanda yinjiye muri gobyori agiye kurega aho k'imyaka 25 ngo iki none se kutatanze amakuru cyangwa nibyo wikuriye mu mutwe wawe uruse yiki ashingiye ku bimenyetso ngo umukecuru afata rwose ni iki na leta yamufashe se kuko bamuhana oya yari ubwumvikane ibyo bita bapfubuze se ubizi byaka nkubwire ingo ngiye nago nabana n'umugabo nabanze tuzabanje gukora vase nibishoboka nabanze kumva ukuntu ameze nibishoboka gutiki aho kujya ngenza acima umugabo wanjye cyangwa we ahanje none se ku bana bivuze ngo umubanze muryamane mbere koko ibyo ntabwo bisoboka rwose ari ibyo ngibyo ntabwo bibaho ngo imibonano ituma urugo ingo zisenyuka ni ukuri kandi imibonano niyo yubaka urugo ego none aho giye akamaze kubaza nimba iwacu nabaga muri etage imirya inywa nise umugabo n'uwiki mugiye kubaho mukabaho nk'umuryango niye tukabaho duteze turebana kana ko mije duterana dukina amabigibigi dukina keri mwarabanye sava ibyo mwabikora none se mbere yaho kuko mukabikora sura umujama n'ahantu yishira ngo umukobwa aravuze ati sha buriya muhungu nta kigendanye ntabwo nabana nawe ngewe barabimbwiye none se nyine nge barabimbwiye none se nyine nge rwose barabimbwiye n'ahantu yishira umuhungu ngo avuge ngapfa buriya mu bebe wapi buriya mu bebe nge ntabwo reka wese byari bwakubeho kubivuga ngo umuntu bakabikubwira bakabimbwira ngo n'imiterere ufite akubaza imiterere ufite ukenyereyeho cyangwa ntayo bazi babona amafoto cyeka mu by'ukuri ngewe gutanga avance nta kintu nta avance y'iki ese banzu dusobanurire avance wowe wabashaka n'umuhungu cyangwa umukobwa mbere yuko mubana nge nta kibazo mba biri yikuko uko subukunguzi nukumenyana kumenyana se rimwe muziranye kumenyana se bivuze ariko jya usika kanya none se ko mundi jya kamaze kuvuga yuko baretse gato ari buretse kanya mbanye naye nkasangura ikiremba nese naba naraje kugutereta ntazi ko nzabikora uzibireba amagambo bigira ubwo yakomera kubana nawe atazi ko azabikora cyane rwose wasanga atabishoboye ukagenda aho kugira ngo nsenye narubatse nafata umuhungu nyine nkamuha mbere none se uramutse umuhaye nagutware nyine ntiyaba yanjye wamuhaye yo yakurebye none se ko tuvuga ngo buretse nkubwira ese kugira ngo nduve ari tujya tureba mu mitima hari igihe bikunda gute ufite jumeri uri imana sireba mu mutima tujya tureba mu mutima ubu ngubu namenya ko simbuze ngo ndebye mu mutima ntubimbwira nabande mu mutima wawe kuko se ntakwizera yuko njyewe icyo gitsina nzakibona rukundo rugeze abakobwa buriya biragoye kugira ngo umuhungu mukundane sibyo ukwezi abiri atagukunda kuryanje biragoye ariko umukobwa mushobora kubana ubuzima bwawe bwose akubeshya ko abakobwa n'imbyarya abahungu ukuntu bateye abahungu ntago bazi uburyari umuhungu ntago umva nkubwire nturahura na za makaci umva nkubwire abandi bahungu umuhungu nimwasohokana ngo kugera mu bajama rimwe kagatukane sibyo ugende iwe ngo uharare uhirirwe atagukunda n'iseseme yawe waba uharara mu ruhe rwego ufite iwanyu utarajya mu rugo rwe ngo arugushyiramo ujya kurera ku muhungu ushaka iki n'abakobwa baba ku bahungu kandi bakunda n'isherishu ngo iki bakahaba ukwezi abiri bakazataha iwabo wese uba ujya gukora iki kuba wabaye umugore ubwo ngubwo wagiye uhakora none se ibyo ngibyo bibaho oya ibyo bintu tuzane niba ari bimwe byo muri filimi yawe genda igendeye jana nzi ko umusirimu none oya nta busirimu ahubwo ubwo ni ubuturage ni uburofa ubuze ni gute ushobora kumara ukwezi mu rugo ko ni uburayi byareka nkubwize ukuri uri kumva nyamara wishuka abanyarwanda
aho kugira ngo ikintu nemeza cyo sindi kubashuka babyeyi menya ko umwana we yatashe kwanza saa 12 ubu twageze muri saa 2 ikintu cyo nemeza aho kugira ngo nge nsenye narugezemo byapfa mu ishusho mbwiza ukuri nk'umukobwa w'u Rwanda umunyarwandakazi wahawe uburere n'ababyeyi be akajya mu ishuri akamenya gutandukanya icyatsi n'ururo ashobora kujya kurera ku muhungu icyumweru kimwe ukwezi kugashira nk'ukuri kubivuga ntabwo uri gushuka abana b'abandi wowe bashuka kandi bibaho kuko iki hari ibyo bintu bibaho mu Rwanda ubambwire yewe avance mu Rwanda ahubwo niyo yesi ako jya nawe baze nk'ubu tubanye sibyo tubanye ugatuka ubukwe bitugahinda tutararyamanye bitugahinda mu ijoro rero tugiye kuryama kumva wapi gute se wumva wapi kumva nta bobere ntaki umuntu ni none se reka nkubwire rero ibyo ngibyo byazatuma abo bakobwa batagira ububobere n'abahungu batazi kubikora batazashaka kuko nibahura mbere byibura iyandikishe mani byibura basi iyandikishe ugire CV ko wakoze n'ubwo buko utaramu none se ari uzi gusenya warasaze gusenya washatse umugabo wize ugasenya shaja birababaza gusenya ntago bibaho nese ntago bashobora kwisenya uzi kubaka urugo nta nikwezi ukaruvamo uzi kugenda guhereza ibyo bya avance bya uri kutuzanira hano uri kuroga abanyarwanda noneho warangiza akamara kukumva ntiyongere kukongera kukuvugisha agahinda siko kari none se ubwo wazahora ubitanga wamenye indwara urwaye iyihe se wakwivuriza wenda ubonye umwaje akagenda undi akaza akagenda wajya kwa muganga wahita wifata ahubwo ubwo ntiwakongera gukunda omwe nakita bakwita iki aho haza yahe mazina bakwita iki oya bakwita iki sinibukuru uzina bakwita kivuge kibuke kanumve sinyibuka mana binyibutse ariko jya nkwibutse iki ko ari wowe ukizi jya kugira ngo nsenye narugezemo sha nagirane byakanga n'ikirimo byashe n'ishushu akagira nanje nkigendera ni ukuri kw'Imana bavandimwe jewe sinumva sinemeranya nawe ni gute ushobora kuvuga ngo ugiye guhereza umuntu avasa ariko asari ukagenda noneho mwihaye noneho nta nubwo babwiye ngo bamare n'umunsi umwe cyangwa amasaha bagiye bataha saa moya saa mbiri zitaragera nge nzabashiti banyu bagenda bakamara ukwezi urumva nyine ko ari ibintu bihari bibaho nyine abakobwa usubwo izo ni inshuti zawe ariko sije kamaze reka nkubwire nta shuti ufite nimba ufite izo shuti nta shuti ufite reka maze nkubwire abakobwa bagenda bakamara ukwezi mu rugo rw'umuhungu bagataha iwabo bagenda ni gato yiwe ajya yigumamo niba muri gato yiwe sibyo akakanye mu gato yande yiwe sawa umuntu akaba ari yishyura akunda ngiye mva muri gato nyine na jihad nawe muri gato kumva ugasanga jihad yishyura gato ye yishyura n'iyanjye cyane rwose kubera ko ngize gute kubera ko nkunda cyane ejo bundi ukaza muri gato yanjye ukaza ukarara iminsi 2 gukora iki se kandi nanjye mfite iyanjye umva nyine mubwire oya cyabyo niga bibaho kibabawe cyangwa iminsi 2 bagirutse baryamana ku muhungu yataye gato yiwe umuhungu ejo bundi ugasanga amafaranga aramushiranye asigaye amafaranga kugira ute yo kwishyura gato imwe bikanga ko umwe muri gato ye akajya mu yundi bakabana none se bahise bakora ubukwe byihuse njye abana bose babana no kubakoza ubukwe ubu nta bashuti ufite babanye nta bukwe bakoze njyewe n'abatarabukoze babashuti banjye ndabafite kandi babana barabana nose bafata ariko kubana kuri ibyo ni nk'umugore n'umugabo ntago bamara ukwezi ngo batahe mubure buryo erega buryo kuba umugore n'umugabo ni abantu baba babyumvikanye bakagenda bakirana bakimuri amasafuriya n'amavarisi byose ariko ukagenda na twa dusakoshi twanyu mwirirwa muzunguza hano mu mihanda ukagenda ya bamubwira gutanga avance nge nta kintu bintwaye kuko rimwe biragufasha bigufasha kubaka ko ngenza abantu bagiye bubaka kubera ko yatanze avance ugasanga atanze avance neza ebara mu gitondo save the date save the date se kuvuga se itariki y'ubukwe nyine umwana akimara gutanga itariki y'ubukwe noneho utanga kanga ubwo nyine mubwira aramutse yubatse
atatunze avance mu gitondo barumutamo bakajya gushaka aho none se urumva atari ukupfa byibura no kwiyandikisha byibura bikagaragara yuko wigeze kubaho umugore cyangwa ukabaho umugabo aho akunda guhemuka urukumva niba uburwayi bwawe sibyo nimenye Jihad azi ko afite atazi gukora neza imibonano ariko ibyo ngibyo mubyiga mubikura he ko umuntu atazi gukora imibonano ibyo mubikura he ikiremba se hari ikiremba kibaho ubwizere ikiremba iyo gihari kiguma kwa nyina tubwizanye ukuri ntabwo gihari ikiremba nzi kiratereta Jihad none ngiye kigeze kuntereta ariko ariko nari mbiswe ari ikiremba aranetera nambwa ati rwose humura ngi ndagukunda pe atuzansure kandi bema biganira sha ibintu by'imibonano abantu kumva ni umuntu urenze ndambwa ati ngenza gusura duhura mu mujyi turasangira turarya dutega moto ngiye kujya kumusura ugiye kumuha ngiye kumusura ako nari mbiswe ari ikiremba ari tugeze kuri ari cyo gukundira ntabwo cyari ku ruhande nari mbiswe ari ikiremba aho mushaka kumeze uno muntu ibintu ari kuvuga ari ibiki Jihad twatutse mu wari ubizi ko ari ikiremba gute kandi utaramuha hari abashuti banjye bese babivuga none se kuki abashuti babakubwira amagambo urumva batarashatse kuguteranya nabo guneranya wasanze ari byo byabaye twabaye mu gifata moto ngiye kumusura tugeze kuri 40 ashika rwama ashika yari yabagahe namwe mutubwire mubyumva gute ibi bintu ari nari kutubwira nibyo cyangwa se ese uremeranya na Jihad mubyeyi yewe icyo nkundira abamama icyo bakundira bahita bemeranya nanjye ijana ku wemera ko ingo nyinshi ziri gusenya ukundi banza tubwire ugeze kuri 40 byagenze gute yaracitse abaramanutse moto kandi yangwe ngo dukomeze tugiye za RP tugeze kuri 40 abacuze amukarwamana ndetse kumatse ngo ko RP ngize gahunda yihutirwa ngo subirayo ngo tuzavugana yanavuye kuri moto mamagara abashuti kuri 40 ndagati wa muntu arakonfirmye kuki utemeye ko akubwiye ko agize gahunda yihutirwa yaragiye hagarara gwamara kuri nuza ku kagari ari WhatsApp bari umuntu kamuntongera urutoki kuri inshuti yanjye